Ndabasuhuje ndabaramukije cyane inshuti bakunzi ba Kedi Official. Noneho mwabantu mwe hagiye gushya murumva ko nje mu ndamukanyo y'igipadiri ibintu byo kuripuka Nyagasane Yesu nabane namwe wabigabanyije ngiye kubigabanya kubera ko ndi kumwe n'abantu bakubahwa ni umwe n'abantu rwose bashobora kumira ngo kunja nkumi nkazikunja nta yandi mananiza kunja ngumi tutakunja biringita tabiringita ariko muwachatao na mwenyewe biringita taona shoto kulia masisi ni ya kwetu ayo mama ayo mama ayo mama ayo mama ayo mama ayo mama kisefoterera narere yanene kiseteda nariri yarwa umuwachatao na mwenyewe mumureka ya shoto kulia na gomani ya AFC ngayo nguko mwabyumvise aya majwi mwari musanzwe muyumva kuri Yuhi News TV muyumva kuri Magash TV ariko noneho ubu tuvugana abakozi ba Kedi Official mwabyumvise ko ba Osimurari bacambuzi abasesenguzi bakaba n'abanyamakuru karahabutaka muri iyi ntambara irimo guhuza M23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo n'abagabo rwose musanzwe mumenyereye cyane nababazaniye. Ese mumeze mute murabishimiye ntago mubishimiye mwandike comment mwabantu mwe mbere yuko mbagezaho ikitwa imfunyapfunyi cyangwa se ingingo nkuru. Bwana Janvier wiriwe neza bwana Kedi naje gusanga rwose ufite iranka rinyemera kubwira ati wewe kamata ile bido wende shika maji nyemerera nsuhuze abakunzi ba Kedi Official no bwa mbere uvugiye kuri muyoboro mvugiye ku muyoboro wa Kedi Official ariko kandi nzi neza yuko abakunzi ba Kedi Official iyo bumvishije Janvier basanzwe bamuzi bagomba kuba bumva ko na makuru ni wowe ubwawe uri amakuru na makuru yigendera nukuvuga ngo ubundi umuntu utarakoze subscribe kuri Kedi Official ari mu manegeko ngo ndakubwiza ukuri uwo nguwo isaha n'isaha ahantu ari ashobora kujya kubona akabona bumwiriyeho atazi impamvu bwije bitari byateganyijwe. Umuntu wese utarakoze subscribe kuri Kedi Official ngo narangiza ajye hirya kore kuri yanzogera yemeze all notification kugira ngo buri uko dushizeho muri puko ahita bibona akwe wa kwanza kuko hari amakuru dushyiraho abandi bakaza kuyatangaza yamaze kuba umuranzi yashaje hano munakubaza ngo nese ngo Minova ngo M23 ngo irahari ngo ntagihari yes abo ngabo ni babande bavuga ukaporare n'umuntu ucinjira igisirikare utumye ngo ariko abangaba bazi kaporare cyari urumva nyine hari abantu baje muri ibi bintu nyine buriya rero hari umuntu ujya nibuka Kediri gamaze ngo amateka afande Muhire afande Charles Muhire Lieutenant General ni retired afande Muhire wayita mu mateka yitaga kaporo bundi umuntu wese yabaga yaciye amazi kaporo yamwitaga koporo kabisa mu mateka ye yigeze atanga koporo ntabwo yigeze atanga raka koporo bikurikirane ntabwo afande Muhire Charles wayoboye ya force ntabwo yigeze atanga koporo kubera iki koporo mu Tanzania yakoreye Kadete Tanzania mwabantu amugwana yamuguye nabi ugana Magashi ukoze hasi unyuze gutora koporo mu Tanzania yamuguye nabi yaramuhagitse uriya mugabo twarabanye nabaye mu Air Force mu mwaka wa 2002 kugeza 2004 nabaga mu Air Force kandi afande Muhire yaragihari nuko ngo yeguhamagara ngo wewe kaporo yabiguhamagaraga uri na lieutenant cyane agira ngo aguciye amazi agukase wewe kaporo no koporo mu mateka civilian ko numva zadutiye ba kaporari nkanjye koporo winararibonye koporo basi cyari kibundi ngo koporo ngo no umuntu kicinjira igisirikare vumbiri araka konza ikigora ariko uziko kugira ngo wambare kaporari ndo nakazi gakomeye cyane ngiye kugira ngo nambare kaporari byafashe uziko nambaye kaporari maze imyaka 12 mu gisirikare my friend birakagera ati koporo uziko civilian cenye abane babane agaca amazi koporo ugana Magashi na Kedi civilian bakaporari mbasuhuze itadi mwenyewe Kedi ni koporo muzajya mutuma mvuga kari murori bitari ngombwa
nanasuhuza rero abakunzi ba Kedo twaje mu miripo banzumbwirira abantu buriya aba bantu b'abafaransa tujya tubigisha nukebura umuntu unamwigisha kaporo bamwita ibi bintu wabigiyemo utabizi ibi bintu bimeze gutya jewe nambaye kaporari amoye mwenyewe umva jewe nambaye kaporari maze imyaka 12 mu gisirikare kabisa ngaho nyumvira nawe nongize vuga ngo kaporari ngo numurukije hano ni hano bayigeze kugwa mu mutego bararipotinga ngo ingabo 8,000 ngo byiripotinze ngahumva ibaze yo ma brigade wibaze 8,000 barazizi ni kiwewe wari watanze iryo tegeko ingabo 8,000 ubwo ni brigade zingahe ngo byiripotinze oya ntabwo ari brigade gusa ni ingabo ariko ibi bintu mwabiturekeye mwabasivile mu muri ibintu bifite bene byo so ngaye nguko mwabyumvise natumiye bamwenyewe twamuriganye ijambo sinzi kintu ndimo kubabwira ubundi afande muhire twarabanye nta ikintu nshaka burese utarajya ntaraguca mu ijambo afande muhire urabizi ko wagiye mu Air Force uvuye kuri NSU ntago yari kukwakira uri kaporari kabisa iyo ujya muri Air Force uri kaporari NSU barakamenya koko NSU ngo nabakopora ubundi bari mu rwego rwa hari senior NSU hari na NSU na koporo rero abarwa muri NSU not senior NSU oya habaho junior NSU na senior NSU non commission officer hanyuma hakabaho na NSU ariwe commission officer uri ko ikintu ngayo nguko nazanye naribonye mwicare mwumva makuru oya bajye tunabijyanye gisirikare hano jewe atazongera umuntu ongera kubayobya bakozi ba Kedo official musijyari nyinyi tuza icyo mushaka nicyo tuzabakorera mujya mutubwira ariko jewe ngera mu Air Force nari nagije NCO muri 2 twakoze 2001 irangiye 2002 ni nabwo promotion yasohotse ngira amahirwe nakafandi muhire yanga ntago nigeze nyamba sinigeze nambara koporo ngewe narayambanye ryana umwanda imyaka ingahe nge nambaye sergeant muri 2002 mu kwezi kwa mbere mu kwa kabiri ariko urabona bakaze koporo noneho NDF ndugwango ubundi koporo ariko uzi umuntu bita mitsutsu twahise section command yewe igihugu umuntu twa mitsutsu uramuzi kaporari mitsutsu basa kwa abanyarwenya yewe igihugu ndugwango yakoze kudeta kaporari mitsutsu uriko bwari Fedesa ko yabaye kaporari imyaka ingahe nyirango tugiye kugaruka twaryohewe cyane mwihangane cyo tuzira stories zo mu kazi stories z'ibintu twatwaraciyemo hari abantu hariya tujye turabigisha ariko bari mu mashuri botse biki n'ibiki hanyuma tuza bazita noneho bwana Magashi na Kedi icyo ndakuvuga ari umuntu twabanaga hariga ko noneho abanyamerika hari utuntu bari bafite ubuse ndabye ingingo nkuru base burese gatujye tunababwira ariko n'ibintu bajye babyumva abanyamerika ari kosi y'abakomando yari hariga ko reconnaissance command noneho bazana utuntu tumeze tujya kumera urabona tujya kumera nka bullet sibyo ariko twa tuntu iyo dukize mu mazi amazi amera nkaho ari kuri nuze kuri gaza agatogota sibyo none umutipa ayibonye agira ngo ni bullet y'inyama arayifata yishyira mu kanwa Shabani ndamushuhuje yari imiriro y'abanyamerika agira ngo ni inyama mu kanwa haratogota soze ko pora bya ruhanga mwenzangu nawe yari yamakara aba ari muri direction yo gushyushya nta kintu umuzungu yazana kitaryoha yarakenjiye ubwambe ako iyo ufunguye direction usangamo akababura ugasangamo akantu kameze usangamo akantu kameze nk'akanini kazengurutse kameze nk'ibya vitamine C kandi biriya binini muri direction nabyo twabigiragamo twe turi muri Rwanda y'agatikedi ubu turi ku gitamaduni abantu turi ku gitamaduni noneho ati nta kintu umuzungu ashapanga kitaribwa kitaryoha ati ibintu byo mu ndege abanza kurira bya biboro bitangwa niba ari amateke niba ari ibiki yari salade arayikenja ngo njye yanzonze twikozeje hariya za kabukabiya badopangira direction usangamo ibintu bigomba kwishusha kakaba muri Sudani y'Amajyaruguru Darfur n'akantu nk'ikinini ukongeza kagashyira ibintu Kedi konzi ko ufite amashuri waje ugasoma nasoma nkabona hariho ibintu bya sharibo rero ni amakara ariko ibintu bigomba kuba ari amakara
bitanira hagati Kwazi kabazungu batajya bapanga ibintu bibishe ibi byo babidupangiye na Munaganda nyuma tuza gutambuka karamakara ngo weri wako manga sawa yaguduriya ngaho tugiye kugaruka kuri FDL zirasiwe hari za Kabingo ubwo igitamaduni kirarangiye twari turi mu gitamaduni bwana Magashi nababwiraga operation urw'ingabo za M23 zafasha agace ka Kabingo ni muri axe ya Ngungu mu kanya bakoza agatembe hari paratoni ya FDL yishwe n'inzara iza gukoranga icyitwa Ravitayoma umuntu gushaka icyakora negative ko nyine zihageze no zisanga 23 baba tekinze ikintu cyitwa kava zibashibuyemo 17 zirabariye muri aka kanya. Iyi ni breaking news aya makuru n'ahandi hantu wayasanga hanyuma uretse ibyo kandi turaza kugaruka ku makuru ari hano mu mujyi wa Goma avuga ko impunzi zongeye kwandikira ku nshuro ya 4 guverineri w'intara Kivu y'amajyaruguru zimusaba ko yaca inkoni zamba zigasubira muri eneo aho bagiye baturuka kuko ngo amahoro arahinda. Tunabibutse ko M23 hari za Rubaya ubu tuvugana shizo witwa ngo abo wita ngo n'umuderege ni nka meya w'umujyi ni umuyobozi nyine uza muri Rubaya wisoka mugomba kuba mu byukuri byubahirije amategeko. Reka tubaze tunabwira abantu ko hari muri za Rubaya ubu Colonel Sabimana niwe uhari ariko kandi ngo abazarendo bose abenshi muri babici yarabayoboye wumve ngo muri abazarendo batangiye gusubiranamo nyuma yo kubona yuko n'inka basahuye bamwe bazikubiye batakoti kuki mutagarura izo nka cyangwa se bahungu bacu mugende mwihure na Colonel Sabimana n'ubundi yarabayoboye abigisha igisirikare twasanze ntacyo mwari muzi. Turaza kugarukana none rero ku makuru avuga ko rwose coalition ikomeje kwitugatuga igambire ngo kurasa M23 hano mu kibaya bazamuye ibikamyo bagize bate indege ya Antonov yo mu bwoko bwa Antonov hano ya Boeing irimo iragwa buri munsi imano ibikoresho bya Sadeke bwana Janvier na Magashi turibaza tuti aba bagabo icyo bagiye gukora kirenze kitari cyabananiye ni ikiye kuko mu byukuri tuvugisha kuri Janvier Sadeke yakubitiwe muri access zigeze ahantu hose yagerageje kumenera henshi yarakubiswe. Turaza kubabwira amakuru ajyana Ajda Principal uwo bita ni Rashid turaza kumugara turababwira operation yabereye hara muri Sake tugaruke muri Minova tubabwire situation ya Minova nabonye ibinyamakuru byatangiye kuri manganya bigasora inkuru zidafite fact turaje tubigarukeho ariko bakunzi ba KD official uyu munsi ndavuga make mwihangane kuko nge musanzwe mwunyumva uyu munsi wa none ikiganiro muraza kumva ku rugero rwo hejuru cyane Janvier kuva kuri Yuhi News TV nanabashishikariza kujya gukora subscribe kuko ngewe ikinyamakuru gitangiye inkuru z'ukuri ntago nabura kukibarangira sindi abantu baba egoiste bikunda ukagira ngo abantu nababo nyamuneka ari umuperezida wayoboye umwami wayoboye u Rwanda avuga ati abantu n'abimana ntagari abandi yego rero niba ukurikira KD official simbukira no kwa Yuhi hari inkuru mbafi drone za KD sizo za Yuhi drone za Yuhi sizo za Magashi mujye mugera hose mukane sabone mwumva ibyo Magashi drone ze zamuza kuko ntago drone za KD ziba bose nk'imana ntago zahura ahubwo ikindi cya kabiri muhurize batubonera hamwe bakajya bagire inkuru twavuze kwa KD niyo turivuge kwa Magashi hari ibinyamakuru biri hano utamye ngo bikorera mu kwa KD official cyakumva ngo yivuga ngo channel yawe ngo hano ngo utantwara abantu ngo abantu se nabawe ibyo bintu urwo rwego twararurenze ngo ntabwo turwanira abantu cya mbere ubutumwa tubagezaho barabwumva message niyo ya mbere intare zasarambwa ibitendo zikora murabikurikira yo tuba twarazanye kunegekara kwa coalition muragukurikira ibyo nibyo bituraje ikinga ibindi biza nyuma. Hari akantu twari twibagiwe waruzi yuko ku munsi w'ejo iyo bita RG31 yatwitswe muri axe ya Rwindi itwitswe na M23 ubwo bari barimo nari nkitanga ipfunyapfunyi ubwo ibyo tugiye kubigaruka akora kugashyiremo ariko ngiye mbere ko ntangira amakuru Magashi ngiye mbanje gushimira abakunzi bacu bakadasohoka buriya aba bantu dukorera hari ubwo bagera gucye bakabitwereka bandika banakora geste nukuri pe warabibonye ahubwo
ngo ujye ushyiraho nimero ya telefone njya gikomaho rero by'umwihariko abantu bari ku rubuga rwa Kedi Official ariko ndayishyiraho tu bakuzi ba Kedi Official bari ku rubuga ndabashimiye cyane rwose muri no minsi mwaravuze mutari ku mutaramu VP uko tayari drone zawe ni gute wiri gutabaza ngo zawuze ibitoro turi hano karibira irahari ibyo bintu bari kubikoraho cyane Airtel mu bimeze bite ibyo bintu rwose ndabashimiye pe Janvier buri ura muntu utekeza ati ariko Kedi ibintu yirwa avuga hano aba yabishushanyije cyangwa aba yakerageje gukurikirana agashakisha yakibuka ko ubuzima buhenze no guhamagara wari wahamagara muri Congo ariko wahamagara cyane ntabwo ujye wumva iyo ufite video mbese baragufata ntabwo ufite nagaje hari umukobwa hari uvuga ati mu gifaransa akuriya mukobwa man wowe igifaransa urakizi uriya mukobwa ni uwande ngenye nkeka ko ari umukobwa wanjike kayiba kuko ngiye guhamagarayo aranyibase tufite nagahagije shira mwandi byibuze ngo communicating n'abantu bahari ugomba kwashizamo amafaranga ari hejuru y'igihumbi mbashimira cyane mwebwe mutekereza mukavuga ati reka turebe ko Kedi rwose yatanga imiripuko iri reyere so twanzika rero sendo yere kuno operation dore muri sake magashi wigenda nago ugenda ngo ngwemerere navuze nabajya imiripuko iri sake yo kawi isomere hano muri studio tubwire ibyo muri sake kuko operation nazifite no operation zo paretizwe mu bice bibiri Sake barabizi ko ari axe ya Kimoka hakaba na axe ya Bitobogo hano hane mu 23 ibyo ni ibice bibiri bitandukanye yasikeye itanzitse so nukuvuga ikiro bwana hari iwacu tubyita kubeta barabese barabese hano haberemo agakoryo M23 wenda reka manze n'icare cyane muri Rutobogo kuko axe ya Rutobogo nayikurikiranye byihariye nawe wakurikiranye axe ya Kimoka umvisha inyuguti zashushanyijwe n'intare za Sarambwe hariya za ero n'ibiki bashyiramo za triangle equilaterale n'ibiki byose urabitotora duhere muri axe ya Rutobogo M23 yari yagenze ikintu cyitwa ambushi noneho zeta yari kurwana ubwo ni deliberate ambush yego ubundi ambush zibamo ibice yego deliberate ambush ni ambush iza ariko igambire kuba yanarwana ndetse ikaba yanakwitegemeya igihe nta musadu wari wose ibonye iyo nyine nubango ifite communication itumanaho rihagije ibyo mu nubango biracaginze nubango generator zirahari niyo byahishiwe cyangwa se byacapa babicaginga nubango ikijyanye na negative ko cyangwa se cyakura baragifite amasasu minisio kirahari nubango ikintu cyo aricyo cyose hari yagishobora gutuma umusirikare resista byibuze umusurenze umwe baba bagifite iyo niyo ambushi bari bagenze hariya muri Rutobogo Coalition igirica impamvu bayihagenze hariya Rutobogo urenze gato ku kiraro bari bamaze gutamba ko Coalition igiye kugira ute kubadivasinga amakuru y'indane bari bayafite nuko ngo India Sierras za AFC M23 zari zamaze kurekinga aduyi ndetse barabasha no gufata habari kuko bari bazi ko biriya bice byombi bigomba kwatakirwa rimwe ukurikije ya operation bari maze igihe bategura iyo tubise ngo ni operation simultane biriya bintu byagomba kubera rimwe kandi ku itariki imwe no ku isaha imwe noneho M23 yo ikintu itigeze ishaka ntabwo yashatse yuko bayitungura ahubwo yaravuze ngo tugomba kuva muri eneo yacu nkuko bisanzwe bikorwa tukajya gukaba imbere ya eneo tukazisiga inyuma ndetse byanaba ngombwa defense tukazisiga ziri empty nibyo rero byabaye no muri sake wumvishe ko aduyi yazamutse akazamuka umusozi ndetse akawugeramo hagati akajya muri defense za M23 akazigeramo yazigezemo ariko already yarenze ambush za 23 yaziciyemo baramwihorera ambush ebyiri baramureka arakomeza araza paka ageze muri eneo za M23 nubango ageze mu birindira indani nibwo babahungu bakoresha bya bikoresho gakondo ubu ndavuga udushoka ndavuga ikintu kijyanye ngo n'imisumari sigaye biza none ngo hagaragayemo utuntu twitwa utuyuya akayuyura kazi tuyuzo ubundi ni najoro so barakomagura barakubitanyira ngo mu gitondo bagejeje cyitwa report resource na mageruyi ariko bariya ni bake par raporo yabahaguye kuko bariya nabo drone zacu ziboneye n'amaso bari kurizwa ikitwa ambulance za Coalition bariya nabo FRDC yabashije gutwara ariko basigaye muri defense za M23 kuko barasiwe bari benshi cyane bo ntabwo babashije kubamenya
mu magambo make babisobanukirwa banabimenye neza ko drone za KD official muri iyi minsi ziri foro cyane kuri enemy cyangwa se kuri coalition ya FARDC. Twaragerageje kuraforosa natwe twakoze reinforcement, twararaforoshije kugira ngo tumenye amakuru y'umwanzi kwanza mbere ko tumenye muri M23. Bwana KD, akandi kabazo, kuki M23 muri iki gihe isigaye yarafashe umwanzuro wo kutazongera gupfa kwerekana mayiti z'umwanzi? Kubera ko nizo tubona tuzihabwa n'abacuti bacu wenda babashije kugera kuri iyo ntuza, kuri iyo foto. Drone zacu njye sigaye ntabwo sigaye nzita drone. Nabonye drone nizo kwa ntuza kwa Kisekedi zisigaye zaramunaniye nazo, sigaye mbita ngo ni amaso ya KD official ari hirya no hino muri Kongo Kinshasa. Setinze akantu kose kabaye nk'ubu twaba dushatse twabajyana Kinshasa tukabwira bamabondo ko nabo bazuye umuganda. Bariya abantu b'amabondo rero bavuze ndibuka buriya bariya ni abamayimayi bo mu bwoko bw'abaruba. N'abamayimayi bo mu bwoko bw'abaruba ariko bafite abahuriye na John Numbi nawe ni umuruba. Mbikwibutse neza. Noneho byarekera bivugwa y'ibinugwanugwa yuko yaba ari we useteninga ufasha bariya bamayimayi. Kandi John Numbi we yamaze gutangaza aravuga ati ubundi ubutegetsi bwa Kinshasa igihe niki kirageze ngo bukurweho. Ese nta kintu yari yizeye? M23 rero tugarutse wenda ku ngingo twari turiho, umurongo yihaye wo kutongera gutangaza abamatekwa, gutangaza amayeti n'ibiki ku rundi ruhande wabumva kuko yagerageje komanga muri guverinoma y'u Burundi berekana ko nta ngabo z'u Burundi ngo ba M23 gifata. Yego. Ikomaze muri Tanzania bibuko. Afrika y'Epfo ibuko nguko. Ubwo rero bajye bareka ibafati bakoresha ikishaka hari impamvu. Dufata ngo ninabafata muzafata ngo ntabahari. Ntabo yafashe. Twebwe turabitangaza ko twabimenye ariko M23 muri no misi ntikeneye ko muna ubwo nyine nize kiri bubakoresha. Ni gufata ikene kukuramwe makuru ifite uko izabigenza. Sometime ujye mwibuka ko M23 baracyafite stati yo kuba ari inyeshyamba ntabwo barabigisike cyabo. Ikindi kintu kigeze kubaho ngo iyo bagufashe ni bafite amahitamo y'icyo bagukoresha. Ibyo bintu bajye abantu bisobanukirwa mujye muva mu kintu cyitwa amarangamutima mw'abantu bakunzi ba KD official. Umufarisayo umwe wageze gushaka kugerageza intumwa y'Imana yitwa Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi ngo bafata isazi barayipfumbatiza. Amaze kuyipfumbatiza bamubaza ngo nimba uri intumwa y'Imana tubwire ngo hano harimo iki? Ese iki kintu kirimo ni kizima cyangwa se cyapfuye? Muhammad ngo yarabwiye ngo aho ngaho ufite misazi bati se ni nzima cyangwa yapfuye? Aravuga ngo ubuzima bwayo buri muri icyo kiganza cyawe kabisa, ushatse yaba nzima cyangwa se yanapfa. Ubuzima bw'uwafashwe mateko hariya nyuma yo kwitakana abasirikare babo, nyuma yo kuvuga ngo abangaba ntabwo ari abaca ahubwo ngo nabare ditabara ngo biyunze na M23. Nyuma yo kwitakana abasirikare babo nuko ngo ubuzima bwabo buba mu biganza byo wabafashe. Ariko no hari akantu kigeze kuba hano zanuza muri groupe ya Bwito byanatumye M23 itazapfa kongera gutangaza mateko nako mayiti n'ibindi gutanga amafoto uko yiboneye. Nukuvuga ngo hari umubyeyi wabonye amafoto gutyo kuri social media arahamuka, yabonyemo abana be b'inkurikirane 4 noneho barashwe imitwe. Urazi yuko M23 ifite gahunda yo kuvuga ngo erega abarundi basigaye bambara ntuzi bulletproof. Yego. Yaravuze niba atari mu rukenyerero ni ku mutwe uzacunga isi yarasa no mu mugongo hano mu mayungu y'ubu ahantu kintu kitagera irakurasa n'amapine yo hasi basigaye bayakuraho. hariho nabonye buriya rero hari ahantu ngo ni muri moteri hano baguciye bagashira garde satushe tuvuge ko bakuvuga gakira ariko hariya oya bakuvura se gute ntabwo bishoboka ntabwo wakira amapine. Noneho umubyeyi ujye ugerageza umubyeyi ngo agize ariko ntagire icyo yibwira. Umubyeyi ngo agize ihungabana. Hari ifoto noneho ya kariya kaboro batwara ku rutugu kagashoka, kariya kaboro kagakoresha bagateye mu munwa. Yego kino cyatsi cyose kiragenda yibaza kugatera mu munwa. Nibyo byabaye rutobogo kuko muri defense za M23 bagezemo biba ngombwa ko bagundagurana gifusi ku kindi. Twibutse abakurikiye KD official yuko hari operation yabaye bayikurikire neza, haje gukorwa icyo bita ero icuramye.
y'ikirenge y'ikirenge icuramye. Bisobanuye ko bamwe bari kwa Madimba ni ukuvuga ngo barazamuka, ni ukuvuga ngo hariya ntabwo nshaka kuvuga izindi strategy cyangwa defense zirimo za M23, ariko ni ukuvuga ngo yambushi ya mudamu fupi yasanze ya mudamu refu yasanze noneho abandi bari muri ntuze bitewe nuko babonaga aduyerimo kwa advancing. Urabizi ko bafite hariya za trasi nabo zihambaye, babasha kubona aduya kiri hariya bagati aduya advances kuko bari bamaze iminsi basheringa bishyiramo ko aduyi yahavuye yagiye kera iminsi 3 kugira ngo intambara ibeho. Twibitse abakurikiye Kedi official hari yashize iminsi 3 hari ikintu bita sharing na nijoro badasharinga na nijoro za M23 iraturiya nuko ngo guturiya kwabo harimo icyambere iyo urudishije mapigo bumva hani mbundi kurashe yiturutse nibyo byiri uyu munsi biri kuba mumbabare uyu munsi aba yagashye FARDC yasherinze ariko yasheringaga kiworera kuko bayigiraga ngo twarwaniye ngo baberekaga batungaga intoki ngo twarwaniye ngo hariya bagatera ikopo ngo na hariya nuko guko bire bakora sharing uyu munsi bitera ibyo babonye ejo. Bwana Kedi nyemera magashara kanavuze mpita nibuka buriya iriya nyuguti ya ero ukuntu yaje kubaho ni ukuvuga ngo ubundi abasirikare bake bari basigaye kuri defense za M23 bari bakoze extended line formation, ariko hari udukundi ryagiye bafata amasection yagombaga kujya ku kintu bita listening post cyangwa se LP. Iyo niyo bita cut off number 1. LP bakora nijoro urabizi bagomba listening nukumva ibitedo bakora ko hatabona nukumva, ariko bose bari babahaye ikintu cyitwa log post ahantu buri wese bamaze gukubita aduye cyangwa se mukumva bagenzi banyu bakusaduri hariya ahantu bagomba kuriyogingira. Rero aho hantu bari yogingiye baje kwisanga bamaze kuba company na partner ebyiri. Abarusi bari bateze aduye bumvise aduye yagiye kugeramo hariya bamenye ko yambushiye abaretse binjiye noneho bari yoginga bajya kuri gasozi bahita bakora iki bajya kwegera abagenzi babo bahita biyegeranya bibyara company na partner ebyiri nuko ngo twavuga company ebyiri noneho nibo bahise bakora ero kaga kato gatambitse extended wari umurongo utambitse none bahita baza biyunga ko byari byapanzwe baza bose single file bahita bishinga muri kaga kone kandi baje barasa gatambitse bita biba ero nuko ngo aduye araswa n'amasasa turuka imbere aho yajyaga no mu mbavu araswa no mu mbavu drone yajyare yambye ati Kedi aduye bamurashe mu mbavu nabwo arazi ibintu bya military tamuze nagabizi ati bamuturutse mu rubavu kumbe ni inyuguti ya ero bapuritse hariya ibintu byashindikanye ya fracking attack yakozwe none hari ikindi kintu abantu bibagiwe kitabaye kitavuzwe nyuma yo kugira babande kimara kugera hariya bari basize imbunda y'umusada iyo bita General Purpose Machine Gun. Abantu bajya bayitiranya na MMG. GPMG buriya itandukanye na MMG irasa amasasi ya machine gun ariko mwabantu mwijwi ryayo rirateye ubwo yirakubiti kugira ngo ubundi kera bayitaga kibariga ni kibariga ubundi ni gatimba no kibariga nayo kibariga buriya nayiturika kabiri kibariga buriya irasa ibisasu erega akaboro kari hari setting abantu barashe mujye mutwumva mukurikira ndana basu hari akantu setting ara kuri bararo ku mututu wa machine gun kuri gangaramoshi bayita ngo ni gas cylinder tube. Okay, hari akaboro setting imboni gacuranga kwishaka none ikintu cyabaye gatimba yo yibagirwa gatimba yo uko ryaba rimeze kuri gatimba military purpose gatimba yo ijwi ryayo ubundi mu yarebeshejeho bayita kanwa kabi noneho bayisize inyuma mu ntera ndende ntiyajya muri ya ero none ikintu cyabaye ya extended ya mbere yo hejuru kagakato kuri ero karashaduye iriya yabahaye covering none aduyi atangira kwihinda agana mu ibanga ry'umusozi basanga bari hahandi wa murongo wa ero uri niho bahurije ikintu cyitwa degree 90 niho ziri batangira kubatsibura 90 degrees bamaze kubatsibura noneho ya ntuza ya gatimba yasigaye inyuma ntago bazi ngo iri batangiye kugira gute ku withdrawing kandi bari bayishizeho ya by natural ireba nijoro dore ikintu cyabaye ikintu cyatumye abantu banapfa bagapfa abarundi baraziriki ikintu cyabaye umva yabarashe baze ngubwire reka maze tuvuge ibi bintu ni ukuvuga ngo kise nako never
generali autoproclame Neva yayihawe na Rajabu umuveterineri nako muagronome utoranya imbuto y'amategeko. generali itazwi ni generali tarakoze kosi nta company commander nta senior commande ntago azi grade 3 icyari cyo ibyo binago bizwi. Niyo mpamvu agiye gacyoretse aba ba autoproclame bose niyo mpamvu ubona bakora ibintu bahuzagurika. Niyo mpamvu Kisekedi nawe kubera ko ari civilian cyenyeji niyo mpamvu yafasha babazarendo akabaha imbunda nta myitozo. Ariko Kisekedi azumuziki ariko ni umukomedi yanditse hano mu Rwanda. Ariko nigi ntago noneho nabonye ari sinzi ikintu yasohoye cyarwaye inzoka none nigi ntago arimo kabiri sinzi igikomedi yasohoye cyane. Ni mwamubonye agera ahantu akajya kwituma mu biguru kwa operation ndi gukurikirana y'i Burundi. So bwana Magashi ngira ngo munyemere twikoze karungu gatoya nubwo sake wenda kare nari nababwiye ipoti ya sasa urumva twababwiraga iriya ero noneho iriya ala icuramye ni ukuvuga ngo tayari noneho bahise bajyamo indani. Ariyo mpamvu tutubwira abantu ni gute abantu bavuze ngo isake yafashwe kuko niba uturutse ko sifatwa kabiri oya impamvu nuko noneho bayiciyemo kuko iyo uturutse uvuye zaka ukaba Madimba iyo uje kwataka kwa Madimba urumva uturutse ku Makawa cyangwa uturutse Rutobogo ubuzamuka werekeza mu gihe mu cyerekezo cya Gicanga kandi ugomba guca mu mujyi kuko urumva niho baciye mu mujyi hara kuri station abandi noneho basa nkaho bakoze ero curamye ariko basa nkaho baturutse inyuma barabashorera. Rero kubashorera baberekeza muri akise igana za Karenga bajya kuzenguruka baca za ntuze handi hari agashyamba za Karenga ukase Karenga nk'iburyo ushaka kugaruka hari akamubambiro se kagashyamba kagera mu bambiro kagashyamba bajyaga binjiramo kacomoka muri Karenga ugahinguka Rusayo Rusayo urakoze cyane naho baberekeje urumva bagiye kuzenguruka kugira ngo bazahure n'abagenzi babo. Iyo operation yamaze abarundi haguye abarundi barenga 48. Niyo mpamvu navugaga ngo Neva kubera ko ari autoproclame kandi afite ingengabitekerezo ndetse ingengabitekerezo ariko akagiramo n'inda nini yo kumva yuko babahaye ibirombe buriya Prime niyo ngabo afite ikirombe cye na Neva akagira ikirombe cye hariya mu Rubaya babafashe kunda bashizeho derege wita derege M26 yashizeho umuyobozi witwa umuderege. Niyo mpamvu uyu mwanya urimo kumva complain ngo M23 ngo stroke RDF ngo bazanywe no gufata Rubaya na hehe hano. Oya hari inkuru zi gukwekera abakongomani ikintu yakoze yagiye kubafata kugira ngo tuvuge hano hari ikintu abakongomani batangiye gukwirakwiza cya propagande gikwirakwijwe n'umuyobozi ushinzwe n'ikidireka mubabwire hano ndamufite hano uyu muyobozi uri kuvuga ngo u Rwanda ngo mbese rwagiye guhiga FDLR mu Rubaya ngo nasome Kivu yitwa ngo ninde hano ndamufite iki kigabo cyitwa ngiki hano ngo ni uwo bita ngo ni Ministre wa Kongo ushinzwe inganda yitwa Julien Paruku ashinzwe inganda yavuze ngo mbese RDF M23 RDF bagiye guhiga FDLR mu Rubaya no muri some Kivu kwanza kuki noneho kera kawemerera ko FDLR muziri wanyu ko musanga muzihakana bitwa ba Patrick Muyaya batangiye kubyemera. Christophe Rutundura avuga ngo muri Rwanda muri Angola avuga tugiye kwita ku mutwe wa FDLR tuwirukane muri Kongo hanyuma bakagena bakawurunda mu Rubaya ugatangira kwica abaturage wibinka hanyuma ni gute batangiye kuvuga ngo kubera iki ngo bagiye ngo mu Rubaya ariko nantuze nasome ikintu yabakoreye yahise urumva yakoresheje inama mu Rubaya murabizi ibwira abaturage ngo abasirikare ba M23 cyase M23 ntawe muzabona mu binyanga hano ntawe muzabona mu birombe abahagaze hejuru nkuko abasirikare ba FARDC babikoraga mwebwe abaturage uwacimbaga amabuye akomeza bikore uko ashaka twebwe ntago tuje muri bino binyangara
twebwe tuje kubacungira umutekano kabisa mukora ibyanyu tafauti nuko ni itandukaniro ni bwa budasa kuko nimba abagabo bavuga ati twebwe turarwana uburenganzira nayo mpamvu ubona abayobozi bamwe mu gisenge kidasakaye kirimo baseninga na bajire nabandi batangiye gutitira baravuga bati se ni buriya niyo mpamvu kedi tujye tubwiza abantu kuri burya mu ntambara yabaye mu Rubaya na Ngungu twibutse abadukurikiye ko burya abazarendo nta nubwo bigeze barwana cyane kuko bari barababwiye bati aba bantu bagiye kuza ntago babanga sibyo nimo babona muzabika imbunda cyangwa mwirukanyire mwambare civile mujye mu baturage ntacyo bazabatwara aba bantu twabanye nabo aba bantu twarasangiye ntago bajya badukoraho ntago batwica rero ibyo bintu byaje kuba kuko mu Rubaya raporo turimo tubona uretse abarundi barega 284 bapfuye usanga abazarenda ari bakeya kubera iki bari baramenye kuri uretse abazarenda bafite inyenga bitekerezo ya Gisekedi na Nevo nibo baguye hari nabo bakoze ibyaha byo kwica abaturage ngo babaziza ngo uko bavutse ngo nabatutsi ngo nabavuga ikinyarwanda n'ibiki byose uri kubiye kintu abo bose abo nibo baguyemo muri kara gace kakahariye ariko abandi baravuze ngo reka imbunda tuzishyira hanaha Shambaride hanyuma reka tubagazeho operation ikozwe na M23 muri axe ya Ngungu ngira ngo kugira ngo bumva agace kakabwo gafashwe ejo bundi iyo uvuye centre ya Ngungu wikoza hitwa Rusovu wava Rusovu kagera Kadahandwa ni hamwe twagarutseho bwana Janvier na Magashi hari hasanzwe hagwa yakajugujugu yatwaraga minisiyo buri gihe igitondo n'ikigoroba ya coalition nari babwiye nawe niyo uvuye Kadahandwa uhita ugera ahantu hari imihanda ibirigo n'amasangano umwe ujya hitwa Gasake naho ni M23 afite undi ugakomeza werekeza Ikabingo hamaze kuba Tombe M23 niri kwa kontrola hanyuma iyo ugeze Ikabingo rero nibwo ufashe icyerekezo cyahitwa Rumbishi Kabingo iri strategique kuko iyo ufite Kabingo Rumbishi tayari ushatse ufite Gatimba ufite za Tworovu washeringa muri ya centre ya Rumbishi my friend Kabingo na gace kari strategique ariko M23 nigafite gusa wakigira imbere ugasanga ariyo bita Rumbishi iyi Rumbishi rero iracyarimo coalition niho baje gukora ikitwa ravitayo mahariya muri axe ya Kabingo kuko niho hari imibereho imibereho isigariye mwange imibereho iraza kubica bahageze rero iraza gukoresha basanze 23 force cyangwa se ba my friend tayari batekinze kava biteguye aba bashitsi bataraba umugisha ibintu yabakoreye basanze haguye FDLR bangana iki kedi 17 muri mugoro Shambaride siku moja peke niliona adui akimenya mbio 14 nari asome kumazi giye muri gushiraho morale na baba wana mama FDLR ariwa abagiye ariko bazaruja peke niliona adui akimenya mbio 14 naria sina baba wala mama Kisekedi uwa abangaba reka twongere dusabe kedi tubwire babantu bavuga igiswahili tubabwire ko babaye abahezwa noneho abagerageza kuvugana nabo ni babandi bafashe amafaranga bakabashyira hejuru aribo bajire murumba nabandayishimiye Juste nabaseninga nabande nabashamamba n'abobedi byari nibo bagenda bayobora abangaba rero nyinyi sasa tuwaheze kwa Kiswahili reka tuwagwe mu Kiswahili kabisa nyinyi mwana wajiita wazarendo mwebwe mwita abazarendo naomba msikie hii message ndasaba ngo mwumve ubu butumwa unajua sasa Kisekedi anaanza mambo ya kwa
kumanipulatinga ni iki ariko mu gifaransa? Manipulation. murazi Kisekedi atangiye bwa buryo bwo kujya abinjirira akabahondanya akabaforma uko ashaka. Manake alikamata viongozi wenu akawapatia sehemu ya maminere. Ni muri ubwo buryo yafashe abayobozi banyu abahereza ibice by'amabuye y'agaciro. Aya maminere akawakutanisha na nani? Na FDLR. Aya mabuye y'agaciro akabahuza na FDLR, ikawafanya muambatane, bigatuma mushobora kuba mwasubiranamo. afa wakawambia kwamba adui wenu ni Mtusi, noneho bagita babwira ngo umwanzi wanyu ni Umututsi. na ndiyo maana kwa ile nani grupe yenu inaitwa Igisenge. Ni nayo mpamvu muri ya grupe yanyu mwita ngo ni Igisenge. Ndiyo maana mnaongelea mambo mbalimbali, niyo mpamvu mwavugira magambo atandukanye. Lakini niliona pale mzalendo mmoja ambaye anaongea mambo ya ukweli. Ariko nabonyemo umuzalendo umwe muri mwebwe arimo kuvuga magambo y'ukuri. Alikuwa anasema hivi, yavugaga ati, je, tutakimbilia wapi? Ati subu tuzahungira he? Mbona kuna tofauti kati ya koalisio ya FRDC na M23? Ko mbona harimo itandukaniro hagati y'ihuriro ya FRDC ndetse na M23? Iko tofauti gani? Harimo itandukaniro rimeze rite? Kuna tofauti kati ya AFC M23 na kati ya FRDC. Harimo itandukaniro hagati ya AFC stroka M23 na FRDC. Kwa sababu gani? Kuihe mpamvu? AFC inakuya haiwezi kuwanyanganya mali yenu yoyote. AFC yaraje ariko ntabwo ishobora kubambura ibintu byanyu. AFC haiui mtu hata mmoja. AFC ntabwo yeshobora kwica umuntu iyo yaba umwe. AFC kwa sababu inajua kwamba hapa kwa hii ya este ya Kongo nyie ni wakaaji wa este ya Kongo. AFC kuko ibizi neza yuko hano mu burasirazuba bwa Kongo mwebwe muri abaturage mu burasirazuba bwa Kongo. Lakini kwa sababu ambao walikamata pesa nyingi na vile birombe bya maminere, ariko kubwo impamvu yabare bagiye bahabwa amafaranga menshi ndetse bakanahabwa na biriya bishimuye ukurwamo mu y'agaciro, ndio waliwaambia kwamba wale Watusi ni adui wetu. Niwe bababwiye bati buriya bari Abatutsi ni abanzi bacu. Lakini mmoja wenu wachache katika nyie mlianza kuona mambo yanavyotendeka, kwa kuwa M23 haina ubaguzi wa rangi wala ubaguzi wa watu wote wale wa Kongo. Ariko bamwe muri mwebwe bake muri mwebwe bamaze kubona yuko mama 23 nta vangura iryo ryose ry'abantu muri Kongo, bwaba ubwoko by'abasesura n'ikindi cyari cyo cyose. Hakuna ushuru kwa ng'ombe zenu, nta misoro ku matungo yanyu nk'inka, hakuna kuibiwa, nta kwibwa, hakuna kupigwa au kusimamiwa na mtu yoyote yule anakunyanyasa, nta gukubitwa cyangwa se wenda guhagarikirwa n'uwari wese ushaka kukwambura. Kwa nini msisikilize wale ambao wanawaambisha ukweli? Kuki mutarimo gutega amatwi na mnaanza kusikiliza wale ambao wanawashawishi wakiwaambia kwamba Watusi ndio adui wenu? Mugatangira kandi bagahita bakomeza kumva wale abantu babagira inama bababwira ngo Umututsi niwe mwanzi wanyu. Na wale ambao wanawashawishi wanawaelekeza sehemu mbaya wakati wanaelekeza kwa ile ideology ya FDLR. Na bariye basa nk'abagira inama babayobya, nta kindi babashaka no kubegerekeza muri yangenga bitekerezo ya FDLR, wakiwaambia kwamba adui wenu ni Watusi, bababwira ngo umwanzi wanyu ni Umututsi. Na nyie mmeanza kuona kwamba wale wa M23 sio waadui wenu, kwa sababu mnaishi pamoja na sehemu ambazo wamekomboa. Mnajua habari kwamba sehemu ambazo walikomboa wakaaji wa hizo sehemu ambayo M23 imekomboa wanaishi vizuri kwa amani na upendo na utulivu. Namwe mwamaze kubona yuko mama 23 tarabanzi banyu, ndetse n'urugero mu rukura kuri bariya mu bice M23 yabahoye abaturage ba muri ibyo bice babayeho mu mutekano ndetse baratuje nta kibazo bafite. Tunajiuliza kwamba kwa nini mnaenda kufuatilia mambo ya ideology ya FDLR? Aha turibaza tuti kuki mukomeza gukurikirana amagambo nyenga bitekerezo ya FDLR? Je, FDLR ikikimbia sijui itakimbilia wapi, kwa sababu hawana ukimbilie wowote.
eske mutakimbia pamoja na FDLR mpaka wapi? ese M23 na FDLR umunsi izahunga ntabwo nzi ngo izahungira hehe, nta nubwo bafite ubuhungiro. Ese mwe munyamweza ngo tuzahungira hehe? Sasa kwa nini hamwezi kukaa na munaiga kwamba AFC inawatakia amani, inawatakia uwepo wa pamoja wa Wakongo wote bila ubaguzi wowote? Ese kuki mudashobora gutuza mukicara mugatekereza mukamenya ko M23 ibashakira umutekano ndetse no kubaho neza kwa Wakongomani bose? Umoja wepo wachache katika nyie mmeanza kujua yani mambo inatendeka namna gani, kwa sababu mnajua kwamba M23 haina ubaguzi, haina chochote kile. Ni kwa sababu hata na siku ile wakati wa Rubaya, na ndio mliona watu mmoja wapo wanyie mumeanza kufanya mambo ya kusema kwamba wameanza kufanya mambo ya kuiba au kupora wale ambao wanaenda kwenye mafunzo ya M23. Bake muri mwebwe ngira ngo mumaze kumenya yuko mama 23 nta rwango bafitiye, ntari ari nayo mpamvu mwanabonye muri bino bice bya Rubaya harimo bamwe abataragiye bijanditse mu bintu byo kwiba n'ibiki bagiye biyunga na M23, ariko n'abandi bagiye biba biyunze nayo kandi rabemerera. Sasa tunaomba hii tangazo liwafikie wazalendo wote kutoka wa este ya Kongo. Rero turasaba ngo buno butumwa bubagereho ngo wazalendo mwese bo mu burasirazuba bwa Kongo. Tunaomba muangalie mbali. Turabasaba ngo murebe kure. Tunaomba muangalie, je, hii vita itamalizika namna gani na wakati tunatumika na FDLR? Kingine tuko pamoja na imbonera kure kutoka Burundi, bote wanataka kuua Mtusi, na yule Mtusi akikomboa ambao wako community Hutu wanaishi pamoja, wanachangia kila kitu. Turabasaba mutayi mutekereze muti ariko se ubundi iyi ntambara izarangira gute? Izarangira gute mu gihe tugifatanyije na FDLR ndetse harimo n'imbonera kure z'i Burundi? Abo bose ni abafite inyenga y'utekerezo yo gushaka kuzatsemba uwo mu bwoko bw'abatutsi. Ariko se mu gihe abo mu bwoko bw'abatutsi ibice bafashe baharanira ko barigomba gusangira n'abahutu bakabaho neza bakabana bose mu bwuzuzanye. Tunaomba hii ujumbe iwafikie, muepukane na FDLR, muepukane na Kisekedi anawadanganya kwa sababu hawapendi. Turabasaba mwiyunge na M23, mwitandukanye na FDLR ndetse mwitandukanye na Kisekedi kuko arababeshya kubwo ko ntago bakunda ntabitayeho. FDLR itakimbia kwa mapori huko, sijui wataishia wapi na Warundi watarudi kwao, lakini nyie wazalendo mujiulize kwamba nyie mutakimbilia wapi, na wakati mnaanza kugombanisha Watusi na wakati Watusi wamekuja kuwakomboa ili muishi vizuri. FDLR izahungira aho ngaho mu mashyamba, nta nubwo nzi ngo nibihe bice izahungira mu mashyamba, ndetse nabo Barundi bazasubira iwabo. Ariko kandi nyamara abo batutsi muvuga bazaba baje kubabohora kuko bashaka yuko mubaho neza. Ese muzahungira hehe mu gihe mwitandukanyije nabo batutsi? Tunaomba musiendelee kufanya makosa ya kuiba ng'ombe na kuua Watusi, kwa sababu hii vita ikiisha, watu ambao wamehusika kwa mauaji na kuiba ng'ombe kila mtu atalipa mara 100. Turabasaba ntimukomeze mwitandukanye n'abajura abagenda banyaga basahura inka z'abantu bazishimuta, kubera yuko igihe nikigera ndetse bakabohorwa, hahanutse akabohorwa, uburi muntu wese washimuse inka y'undi muntu cyangwa se umuntu wibye undi muntu azishyura akubye inshuro 100. Dusoza tubwira abarundi bene data bashinga ntahe muri hajya nyine batama kwa mwisho wa habari zetu, hebu tukawerezeyo Warundi ndugu zetu hajya nyene mugahuke nyegeje pale mlipo kuwa kwa ichi mbayo imejificha nyenyewe. Muraraba nyene Evariste Ndayishimiye yaciye abona ikimashini kizokwama kimara basoda bamye babana na Petero Buyoya. Mumemuona huyu rais wenu Ndayishimiye Evariste amekwisha pata mashini itakayo washaga wa askari waliotumika zamani na president Petero Buyoya.
none namwebwe mweko muritwa kuri songoye sasa na nyinyi wenyewe mnajitupa kwenye mkuki ndiko ndabwira abashinga ntahe twivugiye mu kinyarwanda mugabo duce tuburira abarundi tubaburire mu kinyarwanda bajya hata wengi wao wanajua Kiswahili vizuri burya abarundi iyi message mutanze n'impunzi ziri hano muri Kongo hano nazo bazumve ibintu byo kwinangira muri kuri coalition ya FARDC idashoboye kubacungira umutekano mureba hano mwavuye hose umuntu wese uri ahantu M23 yafashe sibyo arabizi mwese murabizi ko babayeho neza murabizi ko bisanzura ku manywa na nijoro babagiye bari mu mago yabo bari mu mirima yabo bari mu biki byabo barakora utuzi twabo neza none FARDC yabagize agakingirizo yabagize indake zabo ingabi bakingira nimwe bagize indake bahungiramo ibisasu mu gihe barwana na 23 mwabaturage muri mu mpunzi hano za Kanyarucinya n'ahandi mwebwe mwakwikoreye imizigo mukagenda ku manywa bose babireba FARDC kidashaka ko mutaha noneho bakabarasa bikagaragara kubera ikiye mu 23 yabazaniye amamodoka ngo mujye mu mazu yanyu naho mwakomokaga ko bazabafasha gutura ibyo muzasanga mudafite ko bazabibaha mwavuye aho ngaho mukagiye muzasanga inzu ye yararashwe my friend bagwa amabati hariya uyu munsi habaye umuganda muri Rubaya n'ahandi bubakiye abantu basenyewe n'intambara ndetse banubakira abandi bantu batari bishoboye na mbere yuko iremerwa ntihabera ibyo byawe mu gace ka M23 nta handi hantu byari byakuri ubutaka bwa Kongo rero ikindi wenda narenzaho izi mpunzi bose bashakaga gutaha ariko FDLR binjije mu mpunzi bashyizemo n'abandi bantu bagomba gukora propaganda bavuga ati nuramuka ugiye M23 kuko uri umuhutu izakwica hanyuma babona ugiye kugenda bagata kongora ati nyamara natwe buriya twakwiyicira iyo ni intero ya FDLR iyo niyo ngenga bitekerezo jenoside bariya nibo batumiza impunzi z'abanyekongo zidasubira iwabo baragenda bakabumvisha ko abatutsi abagome ngo bazabica ese mwabantu mwe ninde mwumvise uri hariya M23 yafashe ninde mwumvise wapfuye yishwe na M23 ariko ibi bintu barabikoze kuki mu buri ubwenge bigeze abo ba FDLR barabikoze mu Rwanda ubwo basigaga bishe miliyoni irenga y'abanyarwanda bafashe abaturage urabwa batahari babereka yuko batahari inyenzi inkotanyi mu Rwanda guhita upfa batari kwabeshya ngo zifite amatwi ngo n'imirizo miremire ngo n'abase tukura nk'ay'imisambwa uri kumva barangije barabatwara baje muri Kongo nyuma baje kubona inkotanyi bati rero bafata ibintu byamenyekanye bamenye inkotanyi ko ari abantu nkatwe bati rero noneho umuntu wese witwa umuhutu utari umututsi baramubona bagahita bamwica bakamushahura intoryi bakazijyana ibunaka noneho barangije aravuga ati ibi bintu ntabwo bizavamo kuko hari n'abantu bamaze kumenya yuko abatutsi atari abanzi b'abahutu batireka tubeshye yuko noza inkotanyi zica abahutu zikica n'abatutsi batavuye i Bugande ibi rero barabijyanye bahita bajya kubibeshya abakongomani nibyo barimo gukoresha muri leta iyobowe na Kisekedi kugira ngo Kisekedi nawe bamubitse nk'uburinzi bwabo bavuga ati uyu nguyu naramuka avuyeho yaratwemeye akemera kutugumana kuko numwe muri twebwe ingenga y'itekerezo twifitemo nawe niyo afite navaho bizagenda gute reka dukomeze tubashe dushuke bano bantu bwana Janvier na bwana Magashi mbere ko dusoza ntago mwancika ntarababaza ku kintu kijyanye na deployment hano mu kibaya ya FDLR abaturanyi hano kwambuka naho nafotoraga ejo kwambukane kwa Omega deployment zirakomeje amakamyo yari gutura izo deployment ziteguwe mw'abantu ziteguwe numvise ariko umuyobozi hano mu Rwanda umuyobozi w'ingabo umwe nafande Nyakarundi umuyobozi w'ingabo zirwanira ku butaka yazikomoje ako bwana mu rurimi rwacu tukita afande akose reka tuve ku bwafanye Nyakarundi tukakubitinaho cyane reka dusubira indani muri Kongo aha hantu muri kino kibaya cya Kibumba hamaze gupangwa advance opasha zo kwatakinga M23 inshuro eshatu zifering abo no bitanabaho abo bapangiye babyanga
kubera yuko nk'ubu ngubu ufite amakuru avuga ngo hari FRDC 360 bavuye ahantu bita Kananga Bujimayi Kananga baraza bagera hano Igoma bazanywe n'indege ya Antonov 702 ituruka muri Afurika y'Epfo. Barabazanye babohereza hehe? Babohereza hano mu kibaya kugira ngo bajye kwataka. Ariko bahasimbuye abasirikare bari bahamaze hafi ibyumweru 2 y'abatanzania. Yego, babwiye kwataka bakabyanga, n'aba FRDC bakabyanga kuko bari bafite isomo ry'ibyabereye. Barashwe n'abasirikare bavuye ku mabere y'inkumi ku Kibero no ku musozi wa Nyundo. Abandi baraza barafurakinga babinjirana ahantu bita Kanyamahoro, aho abandi bita Kanyamahura. Babacemo kabiri bituma banarasana. Ndabyibuka urwo rugamba umugabo witwa Magashi yari ahantu hirengeye yatunzeho bayenecero. Magashi yarambwiye ngo ndi kubona ngo FRDC ngo irimo kurasa mu bantu bayo. Bitamuganye Magashi oya, ahubwo FRDC bamaze kuyicamo ibice, bamwe basbataye inyuma abandi bari imbere. M23 imaringira Samurene we yakabaye mu byo kari kontrola bituma Magasha kuri potingira kiri kwirasa kumbe ubwo barasaga M23 yarawanyemereye irakororinga irazita yinjira muri enewo irimo FRDC. Noneho abiburyo ibasiga imbere ibatandukanye n'abimoso igumamo hagati nuzicekamo kabiri none abimoso yabikoze Minova none abimoso Gerard yasigaye iburyo abandi basigara ibumoso Gerard yasigaye iburyo nuko ngo M23 yamanutse Karungu noneho ubwo ngo Gerard basigaye ibumoso Gerard basigaye iburyo abandi basigaye babuze communication bari basigaye Bweramana baba basigaye ibumoso tubibira katinze ibajya hagati Abaminova rero bari bamaze kwiyarura noneho abari Bweramana bumvise network itari gukunda bigira inama yo kugengwa M23 itibatsaho umuriro ari nabwo twagarutse tuvuga tutera abarundi abantu barenga 284 ariko twagarutse tuvuga tutera abarundi 9 bafashwe amatekwa bafatuye muri Bweramana atari ko abandi bari Minova bikuyemo ariko twavuze ngo Minova tombe nyamakuru byaje umubare w'abarundi babo ku rugamba ndangira isoni yo kubitangaza. Nibyo naherekare mvuga ngo uriya Perezida Neva ni perezida autoproclame ari ku matora ni autoproclame ari ku Iranka ni autoproclame we rero kubera ingenga bitekerezo afite yo kumva ko yica umututsi akamumara agomba kubanza kumara abatutsi yasanze mu gisirikare. Rero ubu ngubu yabonye kimashini kigomba kubamara ari cyo M23. Niyo mpamvu uzabona iyo bagiye gutoranya abantu bagomba kuza muri Kongo ntabwo bafata batayo cyangwa bafata brigade cyangwa bafata division bagenda bafata izina nta mufata uyu n'uyu kuko liste ziba zarakozwe uko bigenda tujye tubabwira nangiye gutunga intoki bagira ngo ndi kuri kamera nyangane abakozi ba Kede Official bubandaje kamera igiye kuzaboneka ariko abakozi ba Kede Official ubundi ariko bareke brag kuki bakumva uri kuri FM babona utahabuze umuntu wiyaminiye kwega umuntu wiyaminiye agore kamera ndamwemera reka mudondoshe kamera ya FM vuze bayita moderation wave. Kuki mwakwemera ko Kedi akomeza gukoresha moderation wave nyamara mwebwe uko mungana mu bantu ubu umaze kugira ibihumbi bingahe bishika muri 7 byuzuye ibihumbi 7 abatwumari muri Amerika bafite ipinda urambwiza ukuri ko ariko hano mu Rwanda barahari ibihumbi 7 bakuguriye kamera urumva hari abantu bajya baza urabona muri abantu ngo bakorera leta ariko se waba ukorera leta utagira kamera ntabwo biba reka mabwire oyas ibyo ngibi tugira ngo uretse gatoya tuba tugira ngo tubabwire rero uko gukorera leta ntabwo ari ikiguzi ahubwo twebwe leta hari ikiguzi
tuyigomba kabisa, sibyo? hari icyo tuyigomba kubera umutekano dufite, kubera ibyo yadukoreye, hari icyo tuyigomba kubera aho yatugejeje, hari icyo tuyigomba kubera amakaburimbo yatugejejeho, hari icyo tuyigomba kubera ko dufite imiryango muri iki gihugu. tuyibona nk'abantu bayiri imideni. Umuntu arwanira icyo asize inyuma, ntabwo arwanira icyo asanga imbere. Magashi, hakaba abantu ntibazajya batuyobya. Njye kamabwiza ukuri nka Yuhi, njyewe nkorera leta zirenga 59, nkuyemo leta zose zifite doctrine yo kwica abaturage bazo, nkuyemo leta zifite imitima yo gukora jenoside, izi zisigaye zose zishaka iterambere ry'abaturage, zishaka kwishyura ukizana kw'abaturage, zishaka iterambere kuri iyi si, izo leta zose ndazikorera, ntabwo ndobanura kabisa. Mbishaka kuvuga ngo leta iyo ariyo yose ishaka ko umuntu abaho mu burenganzira bwe, gute utayikorera ubundi? Oya kisekedi ubundi udakorera leta y'u Rwanda wakorera iki? wakorera daimoni n'intera, wakorera nde? Kora shitani tware wakorera daimoni bagenzwa n'amacakubiri, bagenzwa n'ingengabitekerezo ya jenoside. Forget ariko mw'abantu afazari kinyamakuru nagifu buriya reka nkubwiye ari ikintu kijya kimbabaza, ariko Imana ishimwe ko abantu bagenda bahinduka by the way. Nacyo cyatuzanye je ndideka mwana njyewe M23 genza I supporting the AZ wamara ngo ye twebwe kedi umva iyo ko turabarimu tugomba kubigisha. Hari ikintu twebwe twize neza maga, hari ikintu mvuga, urabizi ko uri umwarimu w'intambara, wize intambara, wigisha n'intambara. Ikindi nanone nanjye nakoze grade 3, ntago waba officier utarize intambara, ntago bibaho. No sinye tubanga bari tayadi ngo bande nabandi ndi office, ariko officier intambara ninze ntago ari ibera mu gace runaka gusa, ndanareba ngo isi yose ikeneye umutekano, uzaturuka kuri hehe, uzaturuka kuri indi. Hari umuntu nakubwiye twabaye tugeza Darfur na hehe, uzi ibintu twize. Hari umugabo nakubwiye ndakwanga uyu mugabo peacekeeping operation, peacekeeping mission, peacekeeping ya peacekeeping operation. Niyo mpamvu tubabwira ngo mu mateka ya Loni, ubu Loni hano ishyigikiye ba genocidaire, Loni irimo irakorana na FDL, turayize tuzamahame yakaba yigenderaho ibiri mu bitabo turabizi. No kuvuga ngo igihe tumaze muri Loni, uretse leta y'u Rwanda nihe wigeze ubona Loni itabara abaturage? Wayibonye? Uretse abanyanga yabo hari haruguru se turayazi. RDF yanze ko abaturage bapfa Darfur, ikanga ko abaturage bapfa muri Central Africa, RDF ikanga ko abaturage bapfa Mozambique. Ni yihero ni yindi wigeze. Ari nayo mpamvu leta y'u Rwanda yavuye kuri kampani imwe, ikampani ya mbere yayobowe na Fande Jomba niba mbyibuka neza, iyindi yoborwa na Fande Rugazora. Izo nizo zabanje kwikubitiro muri Darfur kabisa. Bare buryo operatinga baravuga bataba abantu nibo dukeneye, byarangiye zigeze muri bataye eshanu, ubigeze kuri brigade ebyiri. oya buretse ndavuga Darfur honyine jewe byarangiye bibaye batayo eshanu kabisa. kubera iki? Bagiye babona abantu bavuye muri Nigeria, bavuye za Mongolia, South Africa, barabambura ibifaru bakagenda babashoreye. Umunsi umwe bari abajanja winde bigeze gushorera abapolisi bo muri za ntuza yari, none bafata abapolisi b'u Rwanda babashyira barabwe, mwebwe nimwigendere ntabwo twabakora mwuka byaramwe turabuba. Birangije birabigabo bitwanga biravuga ngo RDF ngo abagambana isi yose ngo nigute bafata abapolisi b'u Rwanda bakabarekura bagasigarana abapolisi b'ibindi bihugu. Kubera iki? Hari akantu kageza kubabaho ari nako katumye bareka abapolisi b'u Rwanda bagatambuka. Ariko kamubwira ubwo mbananze kubiza, hari umugabo nigeze kubwiraho rudasumbwa mu mihigo. Ndakubwira ngo uriya mugabo ukuntu muzi na Satani yamubabarira. Sinakubwiye baga uyu mugabo nta kantu yigeze kwirengagiza kubw'inyungu z'isi, yigeze aharana inyungu z'u Rwanda, ahubwo aharana inyungu z'isi. Yashatse kwerekana urugero rwiza uko UN igomba kubikora, ugomba kuba iriko. Apana umwe ibingibi bya hano mu maminere babirirwa babatamika ubuntu ngo FDL zigwa zibatamika utuntu hari bakagindi ni wowe urugero yabahaye kugeza n'uyu munsi aho yo operating umugabo mukuru w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, aho yo operating haba Mozambique, haba Central Africa, haba Darfur, aho yo operatinze South Sudan, si yo hane muri Amerika y'Amajyepfo hane abapolisi bacu ni hehe, Haiti.
ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda birivugira. Sibyo? Ubu rero uyu nguyu ni umwarimu w'isi ariko isi ntabwo ibasha kwiga kuko isi umunsi Satani amanuka Imana yaravuze ngo wasiwe ubushije ishyano kubera yuko umubi umwanzi w'isi yakumanukiye. His Excellency Paul Kagame yaberetse urugero rwiza bw'uburyo umutekano bungwabungwa w'abaturage w'impunzi. Ariko kugeza n'uyu munsi kubona bagera hariya Loni kubera ko u Rwanda rutari muri Kongo, kubera ko Kongo irimo FDLR, bakaba baremereye abarundi bakinjira kubera ngo Leta itabara, bakemerera abagande bakinjira kubera ngo ADF, ariko u Rwanda rufite FDLR imaze imyaka 28 runafite amateka meza ku rwego rw'isi mu kugarura amahoro. U Rwanda rufite FDLR imaze imyaka 30 imaranye hari imyaka 30 ifite igabise ya genocide igamije no kugaruka gutema abatutsi majosi. Loni yanze kumvira u Rwanda n'uburyo bakorana, ihitamo gukorana na FDLR. Ibaze kuba u Rwanda rukorana na Loni ikorana na FDLR. Afande niho umva afande bingira ndamukunda cyane. Ejo bundi yaravuze ngo nimwumva umuntu avuze ngo afande ari umusirikare cyangwa yarabaye umusirikare, mujye mumenye ko afande avuze ari afande. Si afande peace. Nimwumva umuntu avuze afande, ukuva general avuze afande, ukuva nanjye mvuze afande, mujye mumenye ko mvuze afande peace cyangwa perezida w'u Rwanda kabisa, umugabo mukuru w'ikirenga w'ingabo. Hari ikintu maga sibyo mu minsi yashize kuba yarabahaye urugero rwiza rw'uburyo abaturage bagomba kubungwabunga impunzi uburyo zigomba kubaho mu mahanga atandukanye. Ariko uyu munsi ijisho bamukanurira ni ryo gufasha FDLR ry'ibisambo, sibyo? Loni yahisemo gufasha FDLR, Sadeke yahisemo gufasha FDLR, ariko ntabwo ari Sadeke yose. Ubundi kubera ikibindi bihugu bitaje gufasha FDLR hakaza ibindi bihugu, hakaza ibihugu bitatu gusa. Ibihugu bitatu byazanywe n'iki? abo nibo biyumvaga mu murongo wa FDLR. Ariko kede ugiye gusoza barunyemerere mvuga kano kantu. Mu minsi yashize turi live, mu minsi yashize tukamara nk'amasaha amashusho azaza arahari n'umushaka mu bivuga tujya live. Mu minsi yashize narose inzozi mbi mbyuka ndasakuza. Njyewe nararebye natangiye nimo ndota guhera muri 90 urumva ndeba ibintu byabaga mu gihugu cy'u Rwanda. Ntago nari ndi mu Rwanda, nari ndi muri Kongo iwacu hano zangungu na zahe, ndeba naho ibyahabaga kuri Magrivi n'abandi. Noneho ndagaruka nyuma ya 94 ndi mu Rwanda, noneho ndeba ukuntu ibintu byagenze kugera muri uyu mwaka turimo. Noneho naje kurota mbona afande Excellency ndota yanze yavuze ngo ntago nshaka kongera kuyobora kuba perezida. Noneho ikintu cyaje kubaho narose yabyanze atabishaka, mbona abantu benshi barimo bamwinginga n'ibindi bihugu bamwinginga. Noneho natwe twari turasakuza turarira ngo nutaba perezida nutatuyobora iki gihugu turakivamo. Ese tugisiga tukakisigira ubusa, tukagisiga nta muntu ukirimo, biragushimisha? Nigeze kuvuga ngo ibi ngibi perezida yavuze atari ko atumwashaka n'undi. Jewe naravuze ngo umunsi umwe muzabona abanyarwanda bigaragambye, ni umunsi tuzabona perezida Paul Kagame yanze kuyobora abanyarwanda. Nibwo muzabona imyigaragambyo. But this time nta myigaragambyo yaba mu Rwanda. Umunsi muzabona His Excellency nuko banga fande tuzamukama tumukame n'amarindira. Ako maga reka mubwize ukuri maga ntago ndi buvugire. Oya impamvu ni iyi nigeze ariko reka mbivugire kwa Kedi. Birambabaje kubona tutari kuri kamera. Kedi nabonye ikigarasho cyitwa Tureshimiye Jean Paul cyatutse Intore Masamba ngo yavuze ngo umuperezida nk'uyu aboneka rimwe mu kinyejana. Kiravuga ngo si uyu Masamba ngo baye binyejana bingaye kugira ngo amenye ko uyu perezida nk'uyu abaho rimwe mu kinyejana. Iki kigarasha cyitwa Tureshimiye Jean Paul twarabanye ni isi harusahuze. Cyasahuraga Etat Major twarabanye muri Etat Major indani. Yaba kwa Kayumba mba kwa Fane Mugambage. Sibyo? So kujya ukivuga ibi bintu rero
nayo nanjye mvuga ibi bintu amahanga byumve abanyarwanda babyumve sibyo ntabwo Imana ari kudutegurira umuntu udashobora kumanaginga haryo ngo mvuge ko ari abakira kumanaginga intagondwa z'abatutsi kabisa ni intagondwa z'abahutu ninde wabasha kumanaginga izi ntagondwa z'abatutsi n'intagondwa z'abahutu aravuga ati nyenye ninde ahubwo ninde nyuma ya jenoside ninde wabasha ibi bintu ninde wabishobora ninde washobora kumirika ibi bigarasha bikenda kubera inda nini bikagera hariya bigatangira gutuka umukuru w'igihugu yarahaye u Rwanda viziyo ariko maga naje ninde wabasha kuyobora izi ntagondwa ubu nabatangariza iminsi yanjye hanyuma reka nsoze mbabwira naravuze ngo umunsi muzabone imyigaragambyo ya mbere izabaho ni igihe tuzaba tukibona niba ngo Perezida Kagame agomba kutuyobora akarenza cya gihe twabonaga uribuka Robert Mugabe amanuka mu ndege agasita nubwo twakemera akajya muri pasiyo oyes ibyo bintu uribuka Mugabe oyes tega amatwi uribuka Mugabe amanuka mu ndege akabandagara bakamuterura wabonye Biden kunabwa Biden amaze kugwa inshuro zingahe ni nyinshi kubera icyo yoboye Amerika kubera iki abaturage babatera hamwe n'ibigarasha kubera iki bishaka ko His Excellency mavuge bavuye aho ngo leta ngo maga ayibigarasha ayihe victoire se mwandera reka mubwire igihe ngenza abahakiba mu Rwanda ninde cya gipadiri nahimbwa kade reka mbwire magashi genza abahakiba mu Rwanda ayihe kayumanya mwasase sibyo uzana amacakubira avuga ngo batutsi ngo umusise ngo ntago bihoreye ayihendetse umva kade munyemera dusoza maga urasoza igihe ngenza abahakiba mu Rwanda munyemera katunava ngene maze kukimenya nikubwire igihe nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda afande peace Paul Kagame igihe uzaba utakiyobora runo Rwanda kandi ugifite imbaraga n'ubushobozi nibwo tuzigaragambye Janvier jewe ntabwo u Rwanda nzongera kurubamo nzanasaba ubwenegihugu ahandi nzanaka n'ubuhungiro ahandi ibi bintu bivuze hano kuri Kedi official nzanabivuga kuri magashi no kwayuhiniza wewe nubwo byemewe nese ubundi aragenda hazaba reka mbabwire bakunzi ba Kedi official ninde riko yenda cyari umuntu uraho hasi cyane kinyamakuru cyane ntabwo kirakomera niyo mpamvu bavuga ni mutera inkunga tureko twabona amashusho ntange nifuza gukavaringa umusaza mwamamaza mu mashusho apana kuri ushaka nzamwamaza muri FM Kedi reka nemere kubwire no magaze mu mbaraga mpabwa n'Imana ishobora byose mu kwa karindwi nuzuye umwuka we ntabwo nzaga gukora ikiganiro ntabikije tariki zinga 15 akiri ubuhanuzi tariki 15 z'ukwezi kwa karindwi ni 5 ni 15 ni amatora ntago ari ukwamamaza mbere yaho nibigera mu kwezi kwa gatatu turabona kamera magaze mu butware mpabwa n'Imana babihemo Kedi nzemeranye kugurira ariko tujyane bayashimiye ikizere ko nzaba nayibonye kuko nanjye nayo mfite ariko bizaza ntakwiheba Imana irahari oya reka nkubwire bitewe n'icyizere mfite njyewe ndashaka kwamamaza Perezida Paul Kagame harandi abantu baba muri campaign n'abantu bashinzwe amatora n'ubundi muhora mushinja nta kamera ufite jewe wayibonye uzi message njya mbona z'abantu bagukunda uzi ko ni iwanjye bajya banyandikira bava ngo magashi bagita magashi afite abakunzi kuri iyi si nta kuntu yabura kamera n'abantu afite aba diaspora barenga uzi ikintu cyambayeho se ngiye ndashimira hari umugabo mu mateka kuva mbayeho hari umugabo wo muri Norvège yitwa Desire yo nkwibutse ndarira
Desire jewe yanguriye kamera ntabwo ngiye kubeshya kandi ndayizi sibyo waramubwiye Desire maze kumushimira oya nanjye waramubwiye ejo bundi turi kujyana Desire kungurira kamera tugeze kwa Sina Gerard warambwiye ati navuze ikibazo cya kamera cy'amashusho nifite warumbwiye narakuyanye duparike dukuru muri pupo atese we kedi ibintu byo muri FM tuzana umuntu wakugure kamera cyakora kizina sinaryibukaga ariko Imana ishimwe ubwo musubiyemo mushimire cyane nanjye jewe ndamuvuze ariko ntabwo nibubwira indi zina kuko ntago akunda kuvugwa sibyo nanjye mbivuze kubera emotion uyu mugabo yarabibonye arankurikirana akajyamo na kwa Marisi akajyamo na kwa Bwiza akambona kwa Kedi akakora atari ku magashi mbabura akakora no kwa Noza no kwa Yaniye ikibazo ki kwa Bingo urumva hanyuma rero ukuntu byangendekeye reka mvugishe ukuri hano Kedi amafaranga narayabonye miliyoni 2 na 600 ubwo vuga ngo miliyoni 2 zirenga oya ni miliyoni 3 we yamaye miliyoni 3 urumva noneho bihurana n'undi mugabo uri muri Amerika umunyamurenge ntabwo ndivuga izina rye anyereka kamera yamaye kuko nawe yari yabibonye byaje kurangira gute nizeye kamera yuriya yamaye wo muri Amerika sibyo noneho ubwo nari imaze iminsi reka nanabivugira no kuri Magashi ejo nzabivuga muzabinyibutse nari imaze iminsi ndi kuri moto utega niba yari yaduyi kwa kundi mba ndi gutega bikanya nke aduyi yarangiye ataka ndi kuri moto ati yakongera kuri moto oya ntago ari yaduyi ariko ni impanuka wenda bisanzwe turagenda turahutara n'umumotari ndangije kandi kuva mbayeho reka nibutse abakunzi ba Magashi kuva 2011 Magashi ntago nzi twegerane ku nisa kabisa kuva 2011 niwe natangiye gutunga imodoka yanjye nageze ku rwego ntunga imodoka yanjye umugore atunga imodoka ye mfite n'imodoka y'ikamyo izana ibirayi zahira abana ariko abantu baza kungambaniye kubera jewe burangira ukuri buri yuzanyeho ibintu ngo nange ruswa n'ibiki byose ubibyishe bibashambaride ibintu mbamigiza shambaride aba bantu barabwiye turakurangiza narangiriye mu karere ka Ruhango ya kamyo ndayibura imodoka yanjye ndayibura kuko bankoreye ibintu bibi bangambaniye naje kumara imyaka kuva 2019 hanyuma naje kujya gucya cyakora mu minsi yashize nakoraga muri rege ari naho nzabigarukaho urumva nageraga mu modoka ya leta numvaga ntakeneye imodoka kuko nahoraga ndi ku kazi ariko aho nanone mviriye muri ariko Kedi uzambaza ibyo byambayeho muri rege nabyo nzabivuga sibyo mvuyeyo rero nibwo naje nijya kuri Magashi TV none nibwo yanyuje amafaranga ya kamera mbonye ko umuntu amaye kamera bitewe n'ukuntu nkunda ya mafaranga naje kuyagura amakamodoka nzajya ngendamo kugira ngo kanwaramo karanadufasha twese iriya modoka ariko karashaje gatama bati mbabarira n'umukare mu igaraje ariko byagenda ko bantu ijambo kuri ikintu iriya modoka Magashi waguze irenze kamera yo kuri Magashi yonyine uko naravuze rero njya kwa Kedi niyo mpamvu sigenza kwa Kedi ngakora audition cyane kuko najya kwa Yuhi ariko imvura iguye dukora akazi iriya modoka yadufasha turagiye none si ya misozi tujyamo twari kuzageramo iriya modoka barakandirije Magashi gusa sibyo rero Desire musabye imbabazi kwa Kedi ariko nzamusana n'imbabazi kwa Magashi iriya modoka ntabwo iriya Magashi gusa iriya modoka itwara Yuhi kuri tere itwara Kedi kuri tere iriya modoka yamvanye i Kigali injyana i Rubavu imvura yaragwaga abandi bari baparitse iriya modoka irakabaho uwiteka iyo tugiye kwerekana defense zambokani nuko rero iyo tugenda twicayemo naho birangiriye saraka dusoza muri mpamvu tuba tuzanyize emosiyo
ni uburyo nyine abantu badukamira mu kitoze aba bantu inzara yarabije aba bantu baje gushakisha imibereho turayifite sibyo turi mu igihugu cyatubanye umubeye sibyo kandi aho tugeze twiyubaka turabishimira umukuru w'igihugu cy'u Rwanda sibyo urumva rero niho uzabona ibigarasha bitukana mwari mwarashonje rorere iki ntago nigeze sonza sibyo guhomba bibaho ushobora kutakira ibihombo sibyo ako n'uburyo nahombye nabwo ntago nyine baba busobanutse ariko uriyakira tu ibigarasha kuko urumva ibyo bintu byose nabibonye mvuye mu gisi ibyo bintu byose urumva n'ubundi nabikuye muri RDF none RDF uyu munsi sibyo nzakuzanira inkuru y'ukuntu noneho hahandi mperuka gukorera banteranyije na RDF urumva kandi ubu nguko dufite rero reka dusoreze ngaha ibi bintu rero twabitindamo ako tuba twiganirira tuguwe neza ntago byari bisanzwe kuri Kedo Official ko dotarama bene aka kagenda oya iki ni igitaramo ariko nizere ko mwaryohewe kindashyikirwa kandi igitaramo cy'abantu b'abagabo mu by'ukuri numva ibyo tuvuga rusake barayibajije bati kubera iki ugiye kubikubanza ugapapa iravuga ati reka dati burya rega mbyiyumvamo biraza tubyiyumva reka gushimira bwana Magashi wakoze cyane Janvier Rafande ndagusoje cyane kandi ndagushimiye ku rundi ruhande rwose nizere ko mwanezerewe abakozi bakidufisha ikiganiro cy'akane banze nyemerere bazagisoza bashimire bwana Magashi kagushimira cyane mbivanye ku mutima kubera yuko iyo ataza kuba wowe hari igihe kigeza umuntu akavuga ukuri iyo ataza kuba wowe ntago nari guhura na Kedi cyane cyane yuko Kedi yari yarabanje guhura n'abandi bantu benshi kandi abo bantu nabo bashakaga gusobanya inzira nanjye kabisa bashaka kumusobanya iyo ataba wowe kandi murabasangira ntago twari guhura rero reka nkubwire iyi si rero irimo ari imitego bibazo urumva amashyari y'abantu reka dusoze urumva ari ikintu cyazanye kuri social media urumva twebwe dufite amasomo umva se dufite amasomo tuba twarize kabisa kandi icyiza nanone cyane twafata n'ibindi bintu twebwe gipubera aho burya baravuga ngo umwana apfa mu iterura nuko cyaba umwana apfa mu iterura nuko ingengabitekerezo ya jenoside yatangiye kwigishwa muri 57 59 abatutsi baratwikirwa sibyo abandi turahunga turomongana iyo ngiyo mu mahanga twamazeyo imyaka 30 so rero mu by'ukuri aho tuyoborewe n'umugabo mukuru w'ikirenga w'ingabo nyakubahwa ntore izirusha intambwe twaze kugira amahirwe ubu twonsa amabere mazima sibyo rero igihe kirageze kugira ngo niba twaronse amashereka mazima ayo mashereka twonse natwe tugira abo tuyonse kugira bazadukomokaho byiba bazasange ingengabitekerezo burundu yararandutse sibyo niyo ntego yacu rwose sibyo twonse amashereka ziri vangura sibyo urumva Kedi nuretse nkaho uvuka muri Giciye ubundi twari guhurira he ni ikibazo gikomeye cyane Giciye ko ari interamwe zacaga zije mu intambara y'abacengezi uribuka batema ziriya ntoki ziwanyu twaciyemo 96 urabyibuka intambara y'abacengezi 97 101 afande mudaheranwa Regis ndamusohoje yari ayo 101 afande mudaheranwa ubu ari ahantu rwose mu karere ka Gasabo afande Frank Mutembe uramwibuka muri 101 nende ikidogo giye kwigira umuceri 101 nayo yaratsi afande Mutembe rero ubu ngubu ayoboye iyo bita task force afande Mutembe ntara ya Kanwa bata yitwa 101 kubifite leta Kayitare 101 niyo afande Makenga yabayemo we afande Makenga yabaye muri 101 ubuze rafite nati Karinda muri Aromo ari muganga muri 101 Karinda urabuze hano gisenya hakoza niyo yirukanye futere hano Magashi 101 nende iki nyuma ya fanda y'intare batinya 101 afande muhire twavugaga nawe yaje kuyobora 101 intama mubona yabaga muri 101 bijya gushya birashyuha afande Mutembe 101 twaragiye tujya kokipa hariya Darfur
igihe bateraga afande Rugambwa hariya ntuzi Kabukabi yari indobanure ngo yangu Kabukabi sarupfumura ariko afande batera afande Rugambwa turi kumwe na afande Mutembe bwarakeye afande Rugambwa bwarakeye afande Rugambwa ava Kabukabi afande Rugambwa avuye Kabukabi urenirwa aratuza atarazi iminsi 2 ariko aravuga ati aba bantu bashotoye bari he araza sura afande Mutembe twari muri super camp hariya ndahareba erifasha afande Mutembe icyo gihe afande ariko reka nsuhuze afande Rugambwa rwose byari byo byose ngo bari hano hafi mu ari hafi ni Kibadashi cyangwa ni Filibati aho ruhiye ni haba oya afande Filibati afande Rugambwa nuwo nyine nuwo uremwe Rugambwa rero nawe ari mu burengerazuba ubu ngubu afande Rugambwa iyo mwumvise aherutse no kuburiho na brigade ya General afande Rugambwa ndamukunda yahaye message abatamamu hariya bari batangiye kwiyongoza afande Mutembe cyanye afande Rugambwa atugeza muri super camp natwe rero na afande Mutembe mu gihe cy'afande Rugambwa guhaguruka afande Rugambwa haguruka asubira muri Eneos natwe twaramwescoting turavuga ariko baginga ubundi bari he abagabo rero mw'abantu indesho yanjye nataye yanjye afande Mutembe aherutse gutembagaza bikabadereka imbunda na ya private uri ko poro na munagane ntimukimereza nakunda urikoreye ikihe kibundi wikoreye ikihe kibundi mugiga imbunda ntabwo nyiha private wowe twatuye Sarutoni hari nyeshamba zagaze zimeze nabi kandi bavuga ngo iyo hari mabadiriko ngo zifatirana force ndi Mozambique nako ndi kwetare yawe ndi Central Africa imbunda urayishobora atari kugura koporo kamata sirahawe epsibi ariko nabonye muri comment ngo yewe urabuzwe kuri ngare ko ndi mu gihugu ntago bari bazi ko warashishaga GPM yewe ndi mubi cyane uriya musozi wa Sarutoni muzaho baza amateka bafite amateka ndugo yawe nanjye rero nkiri muri wawe nanjye nkiri hariya cyo kwanga katanya maganya kwishi nyuma y'imisozi nago mbikunda nanjye nkiri mu mapigo buri abaga afite machine gane burya ni reka tuvuge dufite uruvugi magashi nta utamuha machine gane nanjye ubwanjye ndi mubagenze El Sarif mva Sarupfumura njye Sarutoni mu El Sarif munyeshamba zagaze zirwana bakanazigemuriza ariko mwarahageze zirakangarana RDF n'ibindi hano mu Rwanda murazisuzugura yes ndagukunda impamvu bakunda wavuga bugaca ndugo yango reka dusoze wavuga ibintu by'inkotanyi bakira bugaca mu nami rwose cyo dusoje dukeneye icyo dukiyazo dukeneye ni urumva mugira iki urumva iki kigarasha kitwa tureshimiye Jean Paul reka je nkigaruka aho ariko zabiyigisha bigabo cyahoza kivuga ngo fande PC yinjiye ahantu mu rubyiruko cyagiye ni wawe ariko nubundi ni numva kirimo kirabinyega uragira ngo nongere nko filime nanone dusubire kuri ku bintu twahereyeho kedi icyambere afande PC yadusezeranije yatubwiye yuko atazaturaga ibyamunaniye yego afande PC ntago azaturaga ibyamunaniye iryo sezerano turarifite mu gihe dufite iryo sezerano rero niyo mpamvu ubonaho kugira ngo asaze Imana igene mu hitoto waramubonye ko nasaga yameze oya waramubonye babyita fresher physique ubu rero kintu tugamije ahangaha imbere ubu tugiye kugenda ahubwo abantu bategura kampeni twebwe tuza dufite imodoka yacu nzaba nabikoresheje neza tuzasiga amarangi sibyo ufite vuvuze turashaka twebwe sibyo baduha ikibari afande muduha ikibari cyo kujya hariho hose biri tuzabyikorera biri tuzayeranja essence Imana Yehova Imana mu dukojeje kara ku munwa ngo dutanga ubutumwa bwiza bujyanye no gukigira icyama cya RPF cyama cya mapenduzi iki cyama mw'abantu mwe
kigomba kuganza wabyanga wabyemera. Magashi ngushimire cyane, Janvier ngushimire cyane, bakunzi ba Kedo Official bwa twatarama buriya baravuga ngo niwe mu Kinyarwanda bavuga ngo ararekwa ntashira, ariko Kedi buriya umunsi wambonye nabaye umusaza nagiye gusaba umugeni ahantu nibwo zemera burya uzi ko njya mba umusaza, ndabizi amafoto ndayazi, ko njya mbaye musa, ndabizi songa eje chama chetu charapiye cyagenga enchi icyagenje none so nticyagenje enchi nahuye n'umuturage hari yanje wanyu nambwe turijyaga nkumva n'ibikiri bise ntari ko se n'ubundi bumubona atari koze ati kera twumvaga kaburimbo iri Kanombe kwa Habyarimana ati none kaburimbo iri mu rugi wanyu muri karitsi mu mibyuko ati ni gute koko mu bishokoro umuturage yareze mu Rwanda ati mwakabyara ati mugume ku ruhembe murwanye social media z'ibigarasha bikomeje guteranya abanyarwanda bishaka kugarura ingengamitekerezo ya Munega ntama. So reka dusoze gahe nguko abakunzi ba Kedi Official ndabashimiye. Kedi Official rwose uyu munsi byari ibindi mwumvise ko nabazaniye abasangirangendo rwose barimo Kedi ndetse n'uwitwa Magashi TV utubagera Janvier, ariko ntabwo arahanga birangiriye bazagaruka. So mbasezere cyane rero kandi ndabakunda cyane, ndabizi neza ko kandi namwe mudukunda rwose, ariyo mama bira ni mukore like muna sharing video zacu 5 kwa 5 utarakora na subscribe uyikore, unibuke gukanda kuri kakazogera bita ngo ni all notification. So ni ku munsi w'ejo tugomba kutogaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye, ndabizi neza ko Kedi Official igomba kuba ikugezaho buri kimwe cyose kijya mbere muri imirwano ikomeje guhuza M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC. Bye bye.